Muy buenas noches a todos los que están conectados mwiriweho a través de mwese Zoom abari connecte allá kuri en Zoom Ecuador, hariya muri junto al Ecuador reverendo hamwe na Antonio Revera Antonio Charliego Charliego en este compañerismo que muri ubu tienen busabane ministros y hermanos también bafite abaminisitiri ocasión de hoy ndetse na bene sábado data 25 de muri uyu julio mwanya uyu munsi wa none de ku wa este año gatandatu ku isabato 2026. 25 z'ukwa karindwi muri uyu mwaka Estamos wa en el tiempo 2026 más grande de todos los tiempos, turi mu gihe gikomeye tiempo cyane kurusha ibindi en bihe donde byose, igihe fue transportado ubwo el reverendo William Branham en Revera visión William Branham y vio una yajyanwe de mu las iyerekwa actividades que se estaban akabona llevando a cabo kimwe mu allí biterane byarimo bikorerwa y el hariya, ángel le estaba nuko mostrando marayika yarimo amwereka todo lo que estaba amwereka sucediendo ibyarimo en ese lugar. bibera byose aho hantu. Y en Nuko ese lugar estaba aho otro hantu ministrando hari uwundi y no era él. warimo uhakorera kandi ntabwo yari we. Él decía We yaravuze, en un escrito yaravugaga, hari ahantu mu que dejó el nyandiko doctor Soto, Dr Soto él yasize escribió allí, yanditse aho milagros aconteciendo aravuga ngo ibitangaza sin birimo el biba hermano Branham estar mwene o data bajar, Branham adahari cyangwa se porque ataramanuka, era kubera ko un instrumento que Dios estaba hari usando en ese igikoresho tiempo, Imana irimo ikoresha en muri tiempo icyo donde él gihe, fue igihe transportado, we yajyanwe y no era él, kandi era ntabwo otra persona el que estaba llevando a yari cabo we, hari undi esa muntu labor. warimo ukora uwo murimo. Y nos fue dicho Ndetse kandi que twanabwiwe en ko el cumplimiento de la visión de la mu carpa, gusohozwa kw'iyerekwa cuando ry'ihema, estuviera en acción, igihe ryari ririmo lo más importante que rikorerwamo, Dios estaría llevando a icy'ingirakamaro cabo cyane allí Imana izaba irimo ikorera sería hariya, azaba darle al ari pueblo, a la iglesia uguha novia, esa fe abantu de rapto. ishyanga itorero ko kwizera En el kwizamurwa. mensaje, Mu butumwa lo que está detrás de la puerta, ibyihishe cyangwa se miren ibiri allí, inyuma y'irembo, ndagira ngo él mwumve nos dice aha. We aratubwira lo que está ibiri detrás de la puerta. inyuma y'urugi, Esto fue umuryango. predicado, vamos a ver aquí, Ubu bwabwirijwe, reka turebe aha, el 15 de octubre del tariki 2008. 15 z'ukwa cumi ibihumbi Nos bibiri dice una parte n'umunani, aquí, aratubwira y aha ngaho todo el umugabane programa agira ati, kandi que está detrás del gahunda cyangwa se cumplimiento de la porogaramu visión de la yose carpa yihishe inyuma yo gusuzwa kw'iyerekwa ry'ihema está bajo el iri séptimo sello, munsi, iri mu y los kimenyetso cya truenos, karindwi, que es la ndetse voz de guhinda kw'inkuba Cristo, ari ryo jwi rya Kristo, serán esos truenos los azaba que ari uko estarán dando a guhinda conocer kw'inkuba ariko todo ese kuzaba kurimo programa divino kumenyekanisha gahunda que estará yose siendo y'Imana manifestado izaba irimo en y bajo igaragazwa el séptimo sello, ndetse que ikanagarizwa será muri la ndetse tercera no mu etapa kimenyetso de cya la cual karindwi, habló el ariko kuzaba ari reverendo ugukura kwa William gatatu, Branham ariko Revera William tantas Branham veces. yavuze inshuro nyinshi. Vean, Murumva rero, es el séptimo ni sello ikimenyetso cya que estará karindwi cumpliendo y dando ari kizaba kirimo cumplimiento gisohora a ndetse kirimo esa voz gisohoza, de los siete truenos. Es la voz gisozwa n'iryo del ángel n'ayo fuerte. majwi yo guhinda Ahora kurindwi miren inkuba, también iryo jwi aquí, rya marayika ukomeye. Ndetse kandi en otro mwumve lugar, aha handi hantu él nos habla de esto también naho aratubwira, en we el atubwira kuri mensaje, ibyo mu butumwa, el evangelio regresará a los judíos. ubutumwa Allí nos dice, buzasubira ku bayuda. Aho y ngaho cuando aratubwira esté plenamente ati, manifestada kandi la tercera igihe etapa gukurura kwa gatatu en kuzaba el kurimo cumplimiento kwigaragaza de mu la visión de mwuzuro la mu carpa, gusozwa kw'iyerekwa ahí ry'ihema, los truenos estarán aho emitiendo guhinda sus kw'inkuba voces. kuzaba kurimo Ahora vean, kumvikanisha amajwi yako. ¿dónde es que estarían Noneho emitiendo mwumve sus ngo nihe voces los truenos? nihe guhinda kurindwi En kw'inkuba kuzaba el kurimo kumvikanisha cumplimiento de amajwi la yako visión de la mu carpa. gusozwa kw'iyerekwa Mírenlo ry'ihema. claro Mwumve uburyo que él bisesuye nos estuvo we hablando yakomeje el kutubwira, lugar atubwira que ahantu estaría llevando a cabo Dios el haza Espíritu aho Santo en ese Imana lugar izaba irimo y ikorera para qué umwuka estaría wera dando a aho conocer hantu, el misterio del n'impamvu ki séptimo izaba sello. imenyekanisha El lugar, ubwirwa la gran ikimenyetso cancha cya catedral. karindwi, ¿Qué es lo que ahantu estaría mu Dios ihema rinini hablando rya allí? Karpa Los Katedrali, truenos. n'iki Imana izaba ¿Y irimo qué es lo que yihishuriraho contiene los truenos? ivugiraho La fe del guhinda rapto. kw'inkuba. None se n'iki gikubiye mu guhinda kw'inkuba? Kwizera kwizamurwa. Sigue diciendo, Akomeje y avuga, lo que contienen ndetse las voces de Cristo, n'ibikubiye mu majwi el ya león de la Kristo, tribu de Judá, intare y'umuryango bramando wa como Yuda cuando irimo un león yivuga ruge,
yivuga nk'uko intare yivuga, ni uko guhinda nko kumvikanisha amajwi yako. Ubwo ni ubwiru bw'ikimenyetso cya karindwi, ubwiru bwo kuza kwe kwa kabiri kwa Kristo, ni ukuvuga ngo ukuza k'umwami. Ndetse kandi mwumve muri 2015 tariki 20 z'ukwa 12 muri Cayey, Puerto Rico, aho ngaho we aravuga ariwe ngo none se ni ukubera iki iyerekwa ry'ihema ritasohoye mu gihe cya mutagatifu Pawulo, ari we wakoraga amahema? Ni ukubera ko ntabwo ryari ryo mu gihe cye. Urusengero rwo mu mwuka rwa Kristo ntabwo rwari rwakubakwa, harimo hatangirwa ukubakwa muri kiriya gihe. None se kubera iki bitabaye mu gisekuru cya kabiri, cya gatatu, cya kane, cya gatanu cyangwa se cya gatandatu? Ni ukubera ko ibyo byari bigenewe igisekuru cyo rikomeza imfuruka. Icyo ni cyo gisekuru kizasoreramo iyerekwa ry'ihema hagati mu ntore zo ku munsi wa nyuma, aho umwuka wera, Kristo mu mwuka wera azaguruka ajya aho hantu, nuko azigaragaza mu mwuzuro byoroshye cyane nk'uko. Noneho we atubwira ku bijyanye n'iki gisekuru, ari cyo Imana izaba irimo isorezamo iri yerekwa ry'ihema. Kubera ko mwibuke ko iki gihe cyose bari bariho, twari turiho muri dispensation y'ubuntu. Nuko ugusozwa kw'iyerekwa ry'ihema ni munsi muri dispensation nshya, dispensation y'ubwami. Bakomeje avuga ngo ibyo bizazana umugisha ukomeye ku bizera Kristo, bizaduha kwizera kuduhesha guhindurwa, nuko tujyana na Kristo mu buryo bw'umwana w'intama. Ni mu gusozwa kw'iyerekwa ry'ihema nibwo ikimenyetso cya karindwi kizahishurwa mu ruhame, kandi ibyo bizaduha kwizera kuduhesha guhindurwa tujyane na Kristo mu buryo bw'umwana w'intama. Mwumve uburyo ki aho abivuze mu buryo busesuye, avuga ko ikizatanga kwizera kuduhesha guhindurwa ndetse no kuzamurwa ni ukumenwa, ugushurwa kw'ikimenyetso cya karindwi, ni ugusohozwa ko kuza k'umwana w'umuntu ari kumwe n'abamarayika be, arimo amenyekanisha abwira ba bandi bose bazahindurwa, nibo bazamubona mu kuza kwe, nibo bazamwakira, nibo bamumenye, bamenya igitwikirizo, bamenya ngo ni muri arimo asoreza ukuza kwe. Byoroshye cyane nk'uko. Ibyo ngibyo bigenewe gusa abandi gusa bazahindurwa. Utazahindurwa ntabwo azabibona, ntabwo azabyakira, kandi bamwe bazigendera, abandi bazabivuga nabi, babikritike, abandi bazabikwena, kubera ko ugukurura ku musozi iteka bigira ingaruka. Iteka iyo Imana ikoze ububyutse, iteka haba ari ingaruka. Imyifato y'abantu ntabwo imeze kimwe. Intore nta gushidikanya ziba zifatikanyije ukuboko kukundi, zirimo zimwakira ndetse zikakira byose iby'uwo mesaje arimo azana mu gusoza kw'iyerekwa ry'ihema, kubera ko zizi ko havuzwe ko kumenya uko ikimenyetso cya karindwi mu kumenyekanisha ukuza kwe, ibyo ari byo bizabaha kwizera kwizamurwa. Kubera ko mwibuke ko bigenewe umugeni, bigenewe intore. Uwo mugisha gusa ugenewe intore, ntabwo ari uw'abatizera ndetse n'abigira abizera cyangwa se itsinda rindi iryo ari ryo ryose. Bigenewe gusa by'umwihariko itorero umugeni. Noneho hakomeje aravuga ngo ni mu gusohozwa kw'iryo yerekwa niho guhinda kurindwi nk'uko mu byahishuwe 10 kuzarimo kutuvugisha, kuduhishurira mu kuba iryo azaba ari ijwi rya Kristo nk'intare, arimo atuvugisha ndetse aduhishurira ubwiru bw'ikimenyetso cya karindwi, ubwiru bwo kuza kwe kwa kabiri aje mu itorero rye. Byoroshye cyane nk'uko niko bizaba bimeze ugusuzwa kw'ayo masezerano, kandi we yabisubiragamo cyane avuga ati bizaba byoroheje, kandi yaravuga ngo byoroshye cyane nk'uko, kubera ko byose biba ari mu guca bugufi, kandi n'iby'Imana irimo isoza muri iki gihe byose mu guca bugufi. Kandi rero muri uko koroha ni bwo buryo Imana imenyekanisha ubwiru bwayo, ubwiru bwo kuza kwe, ubwiru bw'ikimenyetso cya karindwi. Kandi ibyo nibyo bizazanira itorero umugeni umugisha ukomeye, kandi ibyo nibyo bizaha intore uko kwizera kwizamurwa. Mwumve ahandi hantu, aho ngaho aravuga, aho nahavuga ngo abantu
benshi bibwiraga ko wenda mwene data Branham ntabwo yigeze abona uwo yateguriraga inzira. Mwumve, mwibuke ko yavuze ku rupapuro rw'119 ku murongo w'10:58 ko avuga ko wenda we ntabwo azamwerekana wenda we ku giti we bwite. Yaravuze ati wenda ashobora kuzaraswa akicwa mu rupfu runaka, ariko yishwe n'impanuka y'imodoka. Yaravuze ati wenda ntabwo nzabikora. We yari abizi, yari azi ko ari bugufi bwo kugenda. Yagiye 24 z'ukwa 12 mu 1965, aho niwe yavuze ngo wenda sinzabikora. Kubera iki? Imana nitanga ubuzima kandi nayo inabutwara. Kabone nubwo we yari abizi ko we yagombaga kugenda. Nuko rero yasize ahishe ukugwishurwa gukomeye, aravuga ngo wenda ntabwo nzabikora, ariko ubutumwa nibwo buzereka Yesu Kristo ab'isi. Iri ni ryo shingiro, iki ni cyo gicaniro we yavuze ko we yarimo ategurira umwami we. Ariko mwumve umugisha ukomeye we yagize, ndetse Imana yemeye ko atagenda mbere na mbere atabanjije kubona uwo we yarimo ategurira inzira. Yanabonye yewe n'izina. Mwumva muri ubutumwa bwitwa ngo ni amagambo y'intashyo yo muri Vicencio, Colombia, 21 z'ukwa 6 mu 1997, aravuga ngo abantu bamwe bibwira ko mwene data Branham yavuze kuwo yateguriraga inzira, ariko ntiyigeze n'ihirwe ryo kumubona, yewe ibirenzeho ntiyanamubonye anakora. Ibyo nibyo abantu bamwe bibwira. Ariko igihe mwene data Branham yajyanwe agatwarwa mu nzagihe, we yabonye ihema cyangwa se inyubako nini, abona umwuka w'Imana urimo ukoreraho, kandi yabonye ko inkingi y'umuriro yamuvuyeho, nuko ijya ku wundi, kandi yarimo ivugana n'undi. Noneho rero niba yarimo ivugana n'umuntu mu gusozwa kw'iyerekwa ry'ihema, kandi we yari yamaze kugenda, ntabwo yari we, nta nubwo ari na Dr. William Soto, kuko ntabwo agihari. Noneho rero aho dushobora kumva mu buryo busesuye ko atari umwe muri bo bombi, kandi tunakuyemo na mesaje y'ibisekuru, kuko bose Imana yarabatwaye. Noneho rero turasobanukiwe, twumvise ko atari umwe muri bo. Ni uyu uri hagati mu itorero muzima, uwacunguwe, ugize umubiri w'ibanga w'abizera. Aravuga ngo yarimo ivugana n'undi, kandi yari ari aho hantu arimo ahakorera. Uwo wundi yari ari aho hantu arimo ahakorera. Mwene data Branham yarimo abona ibyo arimo bibera byose aho, kandi yarimo abona ibitangaza ndetse n'ibimenyetso byarimo biberaho. Ni ukuvuga ngo ntabwo yari mwene data Branham warimo ukora uwo murimo, yewe nta nubwo ari Dr. William Soto, kuko bombi bamaze kugenda. Numva rero yari umwuka wera binyuze mu wundi muntu, yarimo abona uwo we yarimo ategurira inzira. Aravuga ngo aho ngaho ku rupapuro rwa 26 cyangwa se ku rupapuro rwa 40, reka twumve aho aravuga ngo kugeza n'ubwo yamenye n'izina rye, utudomo dutatu. Byashoboka ko wenda yaba yaramenye izina akicecekera, ni byiza. Wowe uramutse ugiye mu biro by'umuntu runaka ukaba utazi n'ukuntu yewe yitwa, uzarebe ku meza ahantu runaka aho ngaho, uzarebe niba hari izina wenda ryaba riri aho. Noneho mwumve uburyo ki aho ngaho yarimo atubwira ko ubwo bukozi Imana arimo ikorera muri we, muri icyo gikoresho, nibwo Reverend William Branham yabonye, ndetse yanabonye n'izina rye, kubera ko mu biro bashira ku meza izina ry'umuntu ari we nyiri ibyo biro. Ntabwo washiraho ngaho izina ry'umuntu utari uwaho. Noneho rero mwumva uburyo we yabonye aho ngaho izina rya wa wundi yarimo ategurira inzira, ndetse
we yanabonye icyo gikoresho, yumvise icyo gikoresho ndetse n'ibyo yabonye byose akanabyumva. Yaravuze ngo nta kiremwa muntu ku isi kizigera kibimenya. Ni ukuvuga ngo bivuye mu kanwa ke ntabwo bizigera bihishurwa. Ni ukuvuga ngo ikimenyetso cya karindwi, kubera ko umwami ubwe mu kuza kwe azaba arimo ahishurira itorero umugeni ubwo bwiru, kandi ibyo nibyo bizatanga kwizera kwizamurwa. Noneho ntabwo gusa ari mu ihema rinini katedrali harimo hamenyekanishwa ubu bwiru bukomeye, ahubwo Imana yanemeye ko gukura ku gatatu gukora ingendo kukajya mu bindi bihugu. Aho hantu aho Dr. Wemsoto yavugaga ngo mutegure za sare, mwe mufite amayekara meza, mufite amajwi meza, kandi Imana nitwemera ko muri icyo gihe tuzakora ingendo. None dore Imana yaratwemereye gukora ingendo. Yaravuze ngo kandi bidakunze bizaba birimo byoherezwa bivuye ahantu hamwe, ariko Imana ishimwe kubera duhaye umugisha wo kugenda mu bihugu byose. Ni iyi migozi yaguwe y'ihema rinini, kandi ni iki kimenyetso cya karindwi kirimo kigendagenda Amerika Latine ndetse na Karayibe, ndetse na hariya muri Quito, Ecuador, harimo naho harakorwa, barimo baragura ndetse barimo baranishyura ubutaka. Ndetse ndasaba bene data bose bahariya muri Ecuador, abaminisitiri ndetse na bene data ko bakwifatikanya kugira ngo byose bibe bimeze neza. Hariya hantu Revera Antonio Charlego abereye pasitori, kubera ko ibyo nicyo twifuza ko byaba byarangiye. Tukaba twifuza ko igihe tuzahajya amatariki kera yamaze gushirwaho bizabe, ni ukuvuga ngo sare izabe yuzuye, ndetse kandi n'ubutaka aribwo barimo bishyura bazabe bamaze gutera imbere. Bibaye ngombwa ko mwaba mwamaze kwishyura byaba ari byiza. Nuko rero twiyongezemo imbaraga hariya hantu muri Ecuador, ariho habaye ndetse hazakomeza kuba aho umugisha. Ari nako bimeze ku itorero rya mwene data Francisco Paquito, Dr. Paquito, ari ryo naryo n'iry'umugisha. Ndetse tuzaba turi mu iteraniro rya Revera Enrique Franklin, Revera Franklin, ndetse tuzaba turi naho. Nuko rero nawe afite ubutaka bwiza hariya, nawe azashiraho ihema hariya. Ni ukuvuga ngo yaba ari ihema yaba ari sare nini, tujye tubikora tuzi ko aho hantu ugukurura kwa gatatu kuzaba kurimo kuhakorera ibitangaza bikomeye, ari byo tuzi ko ari uguhishura ijambo. Icyo nicyo gitangaza cy'ubwiza, ndetse ijambo rikurikirwa n'ibitangaza bifatika. Byose ni mu buryo bugenda bukura. Igikomeye kirimo gikorwa ubu ni uguhishurwa kw'ijambo, ni ukuvuga ngo kw'ikimenyetso cya karindwi, ariko kuza k'umwami. Kandi ibyo nibyo bizakiza mu mwuzuro intore z'Imana zihabwa umubiri w'itekwa ubwiza. Niba wifuza agakiza k'umubiri wawe, nuko rero birakwiye kumva guhinda kw'inkuba, kubera ko aho niho hari umuti kugira ngo dukire iyi mibiri yaha ku isi ibora. Niyo mpamvu rero dukataza imbere turimo dukora muri uwo murimo hariya Ecuador, twese twunze ubumwe ukuboko kukundi, kandi habe ibisaze kugira ngo byose bikemurwe. Icyo Imana ikabamigisha kandi ibarinde. Tuzabonana vuba hariya muri Ecuador. Mukomeze mugire ijoro ry'umunezero ryuzuye imigisha y'Imana.